kandi iyo mpamvu niyo y'ukuri, kuko uri Imana itanyisobanuraho ngo impamvu ntakiguhaye ni ahubwo kukurebera iherezo mu itangiriro. Ni wowe uzabuza impamvu. Uzajya undeka ndire sinzarira wumve mu mwuka, aho kugira ngo umpe icyo nsabye kandi wowe warebeye iherezo mu itangiriro ugasanga atari cyiza. Icyo kintu rwose nkibwira Imana, tugisezeranaho tunacyumvikanaho mu buzima bwose narindiho. Nabaga nsabye Imana ikintu nkagifatira igihe, cyaba kitabonetse ngasubira aho nasengeye ngashima Imana y'uko yahisemo ko ikinyima nkumva nacyo ari igisubizo. Ubwo iryo jambo rero riza kuza muri iryo joro meze nabi, umutima uhagaze wibaza uburyo bagiye kumwicira umwana mu nda, bagiye kumukuramo se bazajugunya. Ibyo bintu numva noneho mbonye ibyo bintu biri bunteranye n'Imana, ndayibwira nti rero Mana, wampaye abana, mfite abana 3, abahungu 2 n'umukobwa. Ntabwo ari bo wakozemo ngo abe ari bo bagenda, ufata umwe cyangwa nabo ukaba wanabatwara kuko ni uburenganzira bwawe, ahubwo wishakiye igitambo. None tugiye gupfa igitambo cyawe wishakiye. Umwana simuzi, taransekera nubwo bwose ndi mu nda, ariko wowe wavuze uti hagende uwo utaransekera, uwo ntararebana nawe, nicyo gitambo wishakiye. None tubipfe? Ndavuga oya Mana, mpakugarukira aho ngaho, singira icyo mpfa nawe hejuru y'igitambo cyawe wowe wishakiye. Ni none rero nambaye umubiri, aya marira ndi kurira ntuyarebe, wirebera uruhande. Satani ntaze ngo atangire ati dore ko yagusengaga bigenze bite, urabona ko atangiye kurira arakwivovotera. Ntabwo ngewe ndi kukwivovotera, ndi kurira nk'umuntu amarira yanjye uyirengagize. Ndi kurira ngo nduhure umubiri, ariko umutima wanjye ukuriho. Ubwo nakira ko umwana uko bazamugenza kose simpuzi, ariko nemera ko ari igitambo Imana yiyakiriye yishakiye. Murakeye mu gitondo turagenda, umutware ajya Kanombe ku bitaro, ajya kubisaba, arabibasobanurira ukuntu bimeze, arambwira tusigare aho ngaho twari twaraye, ati nibanyemerera ndagutumaho uze wiyakire umwana bamuvanemo, n'ubundi ntacyo byazatumarira kumutunga gutyo. Hadashize iminota myinshi nk'isaha gutya, mbona araje ati byananiranye. Bambwiye ko bidashoboka, bavuganye na wa muganga twaraye tubonanye, atubwira ko itegeko ry'u Rwanda ritabyemera, none ko ari ugutegereza amezi 9 akuzura umwana bikarangira. Cyangwa nyine nk'uko babitubwiye, wenda bashobora no kuzapfira mu nda, ntibazanga kumuvanamo. Nibaza ese na bya bindi reba guhitamo kwakira ikibi nacyo ukakibura. Nari namaze kwiyakira, ariko noneho birangiye nacyo kibuze amahitamo. Icyo nari niyemeje ngo kibe, ubwo ndiyakiriye nacyo kirabuze. Birandenze, ndavuga none se ngiye umwana birangiye mbaye irimbi rye abe mu nda gusa. Birandenga, ariko numva ko byanze bikunze niba aho ngaho batabikoze n'ahandi bari bubikore. Turagenda, ubusanzwe nayo nsanzwe mbyarira kwa Nyirinkwaya i Kigali, tujyayo umutware ati tugende, nibo basanzwe n'ubundi bakubyaza, bareba uko ikibazo kimeze, nibiba ngombwa bo barahitamo icyo bakora. Turateze turagiye, tugezeyo bararebye neza uko wa muganga yambwiye uko amazi angana mu mutwe w'umwana, neza neza aba ariko na babandi bo kwa Nyirinkwaya bambwira uko amazi angana. Turabaza none muradufasha iki? Ati tugiye kubiganiraho n'abandi baganga, turaza tubaha igisubizo.
ndategereza, baragenda bakora inama irangiye barampamagara bajya kunyuza muri akabafite na bose barareba, bamaze kureba bati rero icyemezo dufashe ni uko tuguha transfert ijyahe ati ijya i Kanombe kwande nsanga ari wa muganga twaraye tubonanye nimugoroba. Mu by'ukuri baravuze ngo muri Bibiliya hari amasomo amwe agenda akadufasha bitewe n'igihe tugezemo, ariko hari aho ugera neza ukumva biranze, ukumva nta n'ikintu na kimwe cyagufasha, ukakibura pe, ukibaza ugasanga nta rindi humure na rimwe wakongera kugira ukumva neza birarangiye rwose. Niba ari na trauma yari imaze kongeramo, nta kindi nabashubije, naraturetse ndarira, ndababwira nti aho muri kunyohereza twaraye tubonanye umugoroba. Mwabonanye? Twabonanye cyane. Ako kanya bahita bamuhamagara, amaze ati mama ufite kayini ni ati nguwo twari turi kumwe nimugoroba, bimeze bite? Ati uko mubibonye niko nanjye nabibonye, tumufashe iki? Ntabwo yari azi ko bashizeho parere ko ndi kubyumva, arabwira ati nta kindi mwamufasha usibye kumukansaringa. Ndabyumva, nabo bahita bakupa ku kanya, ndababwira nti byababwiye se ubwo nibyo mugiye gukora? Ndeke ntahe. Ahamagara umutware wanjye arambwira ati ntabwo bishobotse, mwihangane nuko bimeze, amezi 9 narangira niyuzura ikibazo kizakemuka. Nta kindi rwose n'umudokiteri nta magambo menshi wabonaga ashaka kutubwira, kuko nawe wabonaga sinzi. Turagenda turavuga tuti noneho umutware avuga ati rero ibi bintu biranyobeye, ubwo noneho atangiye guhamagara abavandimwe bose, ese turakora iki, ese bigenze bite? Ati rero nani hahandi amezi 9 ubu haburaga nk'amezi 4 cyangwa se 3 n'igice. Ati n'ubundi ntabwo yazayageza akiri umuntu, azaba yarangiritse mu bwenge. Dushobora kugira ngo ni umwana turi kurwanaho cyangwa se bose tukababura, ahubwo icyiza ni uko mwashakisha aho ngaho i Kigali mukajya no mu zindi prive, umwana bakamuvanamo, ariko ntituzabona umwana ngo tubure na nyina. Ubwo nta kindi, ntabwo bwari ubuvuzi bw'umwana, icyari kiriho ni ukumuvanamo. Bya bindi nakiriye nyine nabyo birangiye bidashobotse. Turazungurutse aho tugeze bati ubyara neza, bataya basanzwe bambara batekada, ntabwo umwana twamuvanamo ngo tukubage, ntitunagira na za kuveza ngo tumushiremo. Rwose yibaye byibuze ari ukumuprovoka akavamo, wenda ibyo twabikora, ariko ntabwo twabikora ari uko kubaga. Turazunguruka Kigali hashoboka hose, bamwe batubwira ati mujye aha, twavuye tukajya ahandi, twahava tukajya ahandi, birangira neza ducotse tunaniwe turataha. Byari binaniranye, naho twajyaga babanzaga kuduha kondisiyo y'amafaranga menshi, bati kireka nimutanga amafaranga natuti rwose nta kibazo. Twamara kubyemera batubaza icyo kibazo cy'uko mbyara neza, bati niba ari uko bimeze rwose amafaranga yanyu natwe ntituyanze, ariko noneho ntabwo byashoboka. Turataha, ndaza, umugabo ajya mu kazi, nanjye ndataha. Ngeze Musanze nsanga umukuru wanjye akorera mu mujyi, ubwo bumva byose twarabivuganaga kuri telefone, ariko ubwo namaze kuba igiti
ntabwo nzi ngo ndi kugenda n'iki, sinzi ngo imodoka yavuye Kigali igera Musanze, ntabwo ibyo mbizi, gusa nibonye Musanze barantegeye bangeza muri gare ndataha. Tuza kubona undi muntu atugira inama rero genda ujye hariya ku bitaro ubinginge, barareba ububabare bwo mu bwenge ufite, barareba uburyo ikibazo kimeze rwose, bamuvanemo bamushyire muri kuveze, noneho naba uwo kugenda agende, ariko noneho bamuvukishije bamushyire muri kuveze. Ibyo amafaranga tuziyemeza tuyatanga uko azaba ameze angana kose, ariko umwana amukuvane. Numva ndahumurijwe cyane ko umwana wanjye atari bo bazamwica. Numva ndahumurijwe, numva ndanezerewe cyane. Ndagenda nkaho ari muganga ubimbwiye ko tugenda ndeba dogita, ati mvuye i Kigali, atuvuye i Kigali. Byagenze bite? Ndamusobanurira, ariko ndaje kukwikubita imbere ngo umbabarire umwana wanjye mumukuremo umushyire muri kuveze, napfa sinzamubabaza, umugabo arahari arabisinyira rwose, ariko mumuvanemo, ubwo nyine nta kindi. Dogita ati rwose ntabwo bishoboka, njyewe narakohereje ngo bariho bafata icyemezo, none icyemezo ntibagifashe. Icyo bafashe ni icyo kubwira ngo utegereze, none njyewe wakohereje aba ari nanjye unongera mbikore. Iyo mbo kubikora mba narabikoze mbere y'igihe, kuko n'ubundi nanjye narabibonaga ko nta kizavamo. None nyuma y'abankuriye ntabwo ariho njyewe nabikora. Ndagenda ndataha, ngera mu mujyi, ngera ku mukuru w'itorero ryacu, akaba no mu bisanzwe mu mubiri ari umuvandimwe. Mubwira iyo mvuye, ndabimusobanurira, arangije ati rwose ndagusabye ihangane tujye gushaka muzehe Nzungu agire icyo nawe abivugaho. Nari nahozwe izina abaganga, sinashakaga kumva umuntu witwa umuganga, none ambwiye muzehe Nzungu ko none nzi ko nawe ari umuganga. Numva rwose ahubwo wansubije inyuma cyane. Icyari gisigariye ni uko abavandimwe bose baravuze bati ni ugufata icyemezo tukajya hanze y'u Rwanda, ahariho hose bashobora kuba iryo tegeko bo ritabareba, umwana bakamuvanaho. Ariko cyo nari namaze kucyanga cyane, kuko nari nariyumvise nk'urupfu nkarwumva cyane rwose, nkumva ko ntari uwo kubaho. Ndavuga nti ntabwo najya kugwa hanze y'u Rwanda ngo n'abana banjye batazabona n'intumbi, ahubwo mureke nzashobore mbe mu Rwanda, hanyuma abana banjye bazambone. Ibyo nari nabibahakaniye ko ntashobora kurenga umupaka ahariho hose, ariko bambwiraga ko nintanajyayo ubundi bizarangira nsaze cyangwa n'ibindi bintu byangirika mu bwenge. Ndavuga nti oya, ibyo nari nabibahakaniye. Umuvandimwe amaze kungira inama yo kujya kwa Nzungu, ndamwangira pe, ndamwangira, arampata, aranyumvisha, arambwira ati nagira icyo abivugaho, akatubwira ko bishoboka, bizaba bishoboka. Navuga ko ntacyo yabikoraho, rwose nanjye ubwanjye ndakugira inama, nibinaba ngombwa n'umupaka tuzawambuke, umva aho ahashoboka hose tuzagera, ariko mbabarire umpaye amahirwe yonyine gusa. Ndamusabira umugisha ku Mana, kuko ampase cyane, ndebye umuhata bifitemo, ndebye akababaro bifitiye, byonyine bituma nemera. Arambwira ati njyewe muzehe ndajya kumwishakira, ni njyewe uzakubwira ko yabonetse, hanyuma uze mubonane.
ndabyemera. Hari kuwa nyuma y'isabato ambwira ko ku isabato azaza noneho akampamagara tukaza kubonana. Ako kanya nkimara gusohoka rero niho naje guhiga uyu muhigo. Ese ubundi usibye muzehe kuba yamvura, Imana yo ubwayo yananirwa kunyivurira? Ese ubundi Imana buriya icyiza Imana yatugiriye ni amasezerano yagiye iduha. Ayo masezerano akadufasha mu gihe dutenteburitse rwose. Imana iduha amasezerano avuga ngo naho umukiranutsi yagwa ntazarambarara, ariko azaba yaguye. Ntabwo yavuze ko, ntabwo yigeze idusezeranira ko tutazaba, ahubwo icyo yadusezeraniye ko naho wagwa utazarambara. Imana rero nziza y'urukundo yandinze kurambarara. Urumva ko nari namaze kugwa naguye, ariko Imana yanga ko ndambarara. Agatima karongera karaza karavuga ati se ubundi usibye abakuvura, Imana y'ubwayo ntiyakwivurira? None birashoboka ko na muzehe Imana yamukoreramo akaba uriya mwana yakira kandi nawe ugakira? Birashoboka kandi umutima uragaruka, numva ko noneho Imana ishobora nayo ubwayo kubyikorera. Nibwo nahise mpiga umuhigo. Nawuhize ndi mu nzira, ndi mu muhanda, ndavuga nti Mana, ko numvise umutima umbwira ko nawe ubwawe ushobora kubikora. Uramutse ubikoze, ukaramuka ubikoze, Mana nzabwira isi yose kuri Imana, nzabwira isi ko uri Imana kandi ikora. Umutima numva arambwira ese nzabwira isi gute? Gusa umugani nzabwira isi gute? Ko nahangaha wampa mikoro navuga, ariko ko ntambwiye isi, ubu koko nzabwira isi gute? Umutima arambwira ati uzi ko ushobora kujya kuri YouTube isi yose ikakubona. Nzabikora rwose. Nagiye mu muhanda, uwari kunyitegereza yari kubona ko hari ikintu ndi kugenda, kuko nagendaga nkora n'amageste n'intoki. Nzabikora rwose, nzabikora. Nzagenda kuri YouTube mbwira isi yose yuko Imana ari Imana. Numva ari ibintu byoroshye cyane. Iyo umuntu ahiga umuhigo aba yumva ari ibintu byoroshye pe. Numvise nta n'ikintu cyoroshye nkabyo, ariko nyuma maze gusubizwa, nubwo ntagombaga kureka guhigura, ariko ntabwo biba byoroshye. Aho ngaho niho waboneye Imana ukimara kwibuka ko wari waguye? Oya, aho ngaho nari ngihiga, ubwo nari ntegereje icyo Imana izakora, noneho nkayibona. Yego, ngaho tubwira uko wabonye Imana. Rero nanjye mfite amatsiko, kandi n'isi yose rwose babimenye ko nayibonye. Aho ngaho nkimara guhiga umuhigo naragiye, ariko nongera mbibabwira, muntu uhiga mujye mumenya ko muri gutega n'Imana. Guhiga ni nko gutega, nko gufata umuntu bati dutege, nukora iki nanjye nzakora iki. Reba rero Imana yo mu ijuru, wowe ubwawe ukiha gahunda yo kuvuga ngo nteze n'Imana. Nongere mbibwire abanyuma, guhiga umuhigo ni ugutega n'Imana. Anariyo mpamvu numvaga naho ubu nava mu mubiri mpiguriye Imana icyo nari nayihigiye, numva rwose naba ngiye neza. Aho nabaga ntarabona Imana, kuko nabivuze, naragiye mbonana na muzehe nawe aho ari hose naza nanyumva musabiye umugisha. Ni ukuri ntakawugabane n'uriya muvandimwe, ahubwo buri wese Imana izamuha umugisha we.
nk'ikabasaranganye kuko imigisha Imana irayifite ni myinshi. Imana izabampera umugisha. Yabwiye amagambo akomeye yuzuza ku byo nari natekereje. Arambwira ati uremera ko Imana ishobora byose? Ariko nari ngifite agahinyo nyine, numvaga nahuzwe izi n'umuganga. Ndabyemera. Uremera ko ariyo yabyivugiye, ko nta wabiyivugiye ahubwo y'ubwayo ko yavuze ngo ndi Imana ishobora byose? Uwo ni inzungu mwaganiraga? Inzungu twaganiraga muzehe. Niryo jambo rya mbere yabanje kumbaza ngo uremera ko Imana ishobora byose? Uremera ko Imana ariyo yivugiye ko ishobora byose? Ndamubwira ndabyemera. Imana rero ishobora byose. Naho uje ngo nguhe imiti, iyi miti ni amarejime, nta bindi bivuguta, ni amarejime, ni ibiryo bisanzwe, ni ibintu bisanzwe rwose. Ntabwo ndi guhamura, yaragiye kumpamurira. Arambwira ati dukorera mu kwizera, ibyo nawe urabizi, ibyo nguha byose ubikoreshe mu kwizera. Ese njye ndizeye, njye ugiye kubiguha, ese wowe urizeye? Ndamubwira ndizeye. Mbona rwose agize ikintu none se ko bidashoboka, yibaye bishoboka ngo kwizera mfite nko gucengezemo, ntibishoboka. Nakora iki kugira ngo kwizera mfite nawe ukugire? Ndamubwira ndizeye. Banashimye. Amatara yinyandikira, maze kuyinyandikira tugiye gutandukana. Ambwira ijambo rikomeye cyane, rikomeye. Arambwira ati ntumbaze ngo ese hari undi muntu waba warigeze uvura, cyangwa se naba narigeze mvura ufite ikibazo nk'iki ngiki. Iryo jambo sindi mubaza, umuntu mwaba muhuje ikibazo yaba yaravuze ngo simbi mubaza, ngo ahubwo ngo nizere nk'uko Sara yizeye. Ati Sara ntiyigeze abaza ngo hari undi muntu wigeze ubyara mu myaka yanjye, nta n'ubwo yigeze, nta bindi. We icyo yakoze ni uko yabyakiriye uko abyakiriye, ariko nta yigeze abaza ngo ninde waba warigeze abyara mu myaka yanjye. Ati nawe rero ntumbaze ngo hari uwo nigeze nkiza, wizere nk'uko nawe yizeye, nawe bizakubere nkawe. Ati na nyuma ya Sara nta wundi tuzi wabyaye muri iyo myaka.